nyuma naje kubona umugabo bitaga Gahutu w'inaha, abarambwiye ati aha hantu uri urabizi, abantu bose bishe umuryango. Nagiye kubona mbona abantu bamanutse bari kuririmba n'ibihiri, baririmba indirimbo zitwa ntaho kanga burende ntaho kanga burende. Batekereza tuti bazatubabarira abantu ko bapfuye, twe tukaba tunariho nubwo tunafunzwe, ko twabuze umwuka wo kutwica, kandi ibyakozwe twakoze ko atari byiza. None bimeze bite? Tutenda niyo batwica ariko imbere y'Imana tugapfa tugeze gute twicujije. Nitwa Numviyeho Emmanuel, umurenge ni Rugera, kagari na Kanyagahondo, mudugudu wa Muhare. Turifuza ko dusobanurira amwe mu mateka wanyuzemo igihe cya Jenoside. Amateka nanyuzemo yari mabi cyane, byari ibintu bikomeye. Nakuze mbona iwacu mu muryango hari ibintu byiza cyane, ariko nyuma yaho haje kuzaho impinduka, kuko nagiye mbona udusozi two hakurya y'iwacu badutwika. Ubwo nge nakundaga kuba ndi hamwe na papa wanjye, ngo mama wanjye we yakundaga gahungana na bakuru banjye. Nibwo hari ku mugoroba nko mu masaha ya saa 10 nagiye kubona mbona inzu zo hakurya aho bita kuri Shyira ziri kwaka umuriro bazitwitse. Nagiye kubona mbona abantu bamanutse bari kuririmba n'ibihiri, baririmba indirimbo zitwa ntaho kanga burende ntaho kanga burende. Papa yahise amfata arantwara, yantwaraga ku rutugu kuko nari muto sinagomba kwigenza igihe kinini. Twagiye ahantu kuri Nyakinama kuri paruwase, twarahabaye iminsi 3. Umunsi wa 4 twagiye kubona tubona padiri araje ati rero murabizi aha babimenye ko mfite abantu, aho kugira babanyicane mwagenda. Twahise ko papa ahita amfata nshyira ku rutugu turaza, ngo kubera ko mu nzira mu muhanda hari amabariyeri menshi tukajya tunyura mu ntoki. Nibwo papa yamfataga tukanyura mu ntoki tukagenda, twageze ahantu bita ku Cyangoga ko hari bariyeri ikaze, abona ko tutarayinyuraho tunyura mu ruzi hagati. Twarambutse turagenda, twe tugiye kwa nyogokuru byara mama. Twagezeyo mu gihe bagishakisha ibyo kutwakiza ku gasozi hakurya, twagiye kubona tubona abandi baje bari kwiyamira. Ubwo papa yise amfata turirukanka tugeze ahantu mu mugezi mu mubande, ansiga ahantu munsi yibuye hari amazi, anshiramo munsi yibuye. Papa namubwira ni papa kuki unsize? Arambwira ati mwana wanjye hangana, ati ndagaruka. Nabonye hashize igihe kirekire atagarutse, nsubira kwa sogokuru. Kuhagera nasanze bakuru banjye, umwe yahetse undi baramushorera bajya kubanaga mu ruzi. Ubwo murumuna wa mama wari uhari yahise ajya guhamagara abantu batwaye barumuna banjye ngo nanjye bajye kunta mu ruzi banyice. Ubwo barahageze, umwe muri bo mukuru muri bo aravuze ati uko byagenda kose uyu muntu Imana yamukijije, umwihorere azicwa n'abandi. Hageze igihe ubwo ndasigaye, ariko nkajya numva mama avuga ngo umuryango wacu wose ko washize, n'abasogokuru ntabagihari, n'abanyogokuru ntabagihari, n'abadata wacu ntabagihari. Ubwo byageze 94 7
mama wanjye nawe aba arapfuye mu gitero cy'abacengezi, aba arapfuye. Maze gupfa aragiye mu mujyi nibera mu muhanda, ndetse biza kugeraho ko hari abanyururu bacukuraga icyobo hari ku karere ka Musanze. Hazamo umunyururu arambwira ati se ngo nzafungurwa nkakujyana, wazajya uraza kurya ukaza kurya muri gereza ukahibera. Agenda ajya kuryayo, nyuma naje kubona umugabo bitaga Gahutu w'inaha, abarambwiye ati aha hantu uri urabizi, abantu bose bishe umuryango wawe bose barimo hano. Anyeretse umuntu umwe muri bo, numva koko ndababaye, ahise ngenda sinongeye gusubirayo. Nikorereye umuntu utuntu kutumugereza mu rugo, ambajije amafaranga yo ndamwishyuza, ambwira nti jewe urampa ibiryo. Biramubabaza, yumva ko nahaba. Ariko ubwo nyuma yaho naje guhura n'umuntu wo mu muryango wacu, yitwa Beata Mukarutabana, atuye mu Ibereshi, yahoze ari umuganga mu rya kane, anjyana mu rugo. Hari nawe nshima cyane kuba mpagaze ubu ngubu ndi umugabo, niwe mbikesha. Ndiga ndarangiza, kurangiza nibwo nagarutse, ze kugera mu muryango aho nari mvuye, numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane ko abantu bashobora kunyica, ariko nkavuga nti nta kundi. Arahageze bona bari kunyakira neza, noneho nanjye ubwanjye numva ko nifitiye icyizere, nza gushinga umuryango, ubumwe bw'umuryango nyarwanda buhuriramo abantu bose tudatoranyije, uwakoze jenoside, uwayikorewe, y'amoko yose. Umuryango nyarwanda wese winjirwamo n'ubishaka ku ruhare rwe, umuntu wese ubishaka. Ibyo bintu ndabishoboye. Nyuma yaho haje kuzaho umushinga Mvura Nkuvure, waje ushumangira ibyo byose. Mvura Nkuvure yaje ari umubyeyi, yaje koko ishumangira ko iri kutuvura ibikomere, bituma noneho habaho ihuriro rikomeye ryo guhura n'abandi batari bashoboye kuza muri rya tsinda nari narakoze. Turakora, ndetse ndifuza ko Mvura Nkuvure n'ubu ngubu nubwo tuyishoje tutapfa gutandukana gutyo gusa, ahubwo twakomeza tugakora nka groupe, tugakomeza tugakora. Murakoze. Ibikomere nari mfite, numvaga ko yenda itsinda natangiye, numvaga ko ni nzanamo babandi bakoze bya yamabara bazajya baza wenda ari nko kundiba, ariko noneho byaje kuba byiza ko nabo baza kugaragaramo, turahura tukicarana tukaganira, umuntu akumva ko koko intimba yashize ku mutima. Aha ikintu cyo kubabarira bagikuye kugira ngo nyine bikuzemo wumve wanakora n'uwo muryango uko byagenda kose, hari aho wari umaze kugera, cyane cyane mu birebana no kwiyakira n'ibindi. Icyo kintu cyavuye cyo kuba wabitekereza ukavuga uti reka mbabarire? Ikintu cyo kubabarira rero, igihe nari mu ishuri nabaga mu muryango wa ALG, twagiraga ba pere tukagira ba mere, tukabamo guhumurizanya. Noneho harimo n'abana babaga bafite ababyeyi babo bafunzwe, ariko nkumva ko babana barababaye, barabirukana ku ishuri igihe cyose. Nkavuga nti abo bana nubwo bababaye kandi base bakaba barakoze ibingibi, nabo ntabwo babivukanye, ni ubuyobozi bubi bwari buhari. None rero
kuba nabo baragiye muri ayo mosha kandi nayo ntabwo babyishimiye, nabo barababaye, numva ngize umutima wo kubabarira. hari icyo kukizeze gutsikamiye imbere kukitarura donc byaje kugenda bite ku gikomere no kuzitanga no kwimara ikintu bwa mbere haratanga imbabazi cyari kinsikamiye. Natekerezaga nabonaga umwana aje kwiga yambaye inkweto agize ate, ngewe ubwanjye nagera mu ishuri nkibuka ko nta n'umuryango n'umwe mfite, nakumva umuntu ahamagara papa we ahamagara mama we, nkavuga nti nakagombye kuba nari mfite ababyeyi ariko ntabo. Ariko nyuma yaho nza gutekereza ko nubwo bagiye batazagaruka, kandi nubwo wabihora babikoze nabwo batagaruka, numva ko ngewe ubwanjye ngomba kumva ko nkomeye ku mutima kandi nkabana nabo. kugeza ubu ngubu se mushyize iki imbere abana nk'abari mu matsinda? Icyo dushyize imbere ni ukunga ubumwe kandi tugakora dufatanyije twese, kandi Imana izabidufashamo tuzabikora. Ye nitwa Ntakemerino Ernest, navukiye muri uyu murenge wa Rugera, icyahoze ariko mene Nyamutera mu mbere ya 1994. hanyuma rero tubwire ubundi utarajya muri amatsinda byari bimeze bite, hanyuma bije kurangira bimeze bite? Naraje muri aya matsinda numva mfite ubwoba kubera ko nari mfunze, nkumva nagera hanze n'ibyabaye nkumva mfite ubwoba. None habahaje komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, bayita igiti cy'umuvumo, baratangira batwigisha bati hanze hari abantu biciwe, nimwe mwabishe murafunzwe, none mushake ubumwe n'ubwiyunge musaba n'imbabazi byaha byakunda bazabababarira. Tugatekereza tuti bazatubabarira abantu ko bapfuye, twe tukaba tunariho nubwo tunafunzwe, ko twabuze umwuka wo kutwica kandi ibyakozwe twakoze ko atari byiza, none bimeze bite? Barabitwigisha baturanga, abandi batangira kwemera, mu kumara kwemera bagahuza buri munsi bari kuduha inyigisho igiti cy'umuvumo. Hakaza nabo bacitse ku icumu n'abahe bose bakaza, ubwo akaba ari bo batumara ibinya, bakaza tukabona badusohoye nk'uko dusohoye, bakabyina, bamara kubyina natwe tukaja hanze tukabyina, tukumva ko umutima ugenda uza buhoro. Bavuga ngo umutusi si umutusi mbere, bavuga ngo nabatutse nkatwe mu rugero twacu twumvaga ko twasangiraga. Ubongiye uyu nari nturanye base nari nturanye nabo, wari umwana ugana kuriya, uyu ni mukuru. Base bakadutumira tukanywa inzoga, tukarya imineke n'amata tugasangira pe nta kibazo. Noneho muri 1994 intambara itangiye kuvuga nkuko yabivuze ngo gacacaza nako gashagari, baturukaga cyane muri imisozi bakaza ngo nta ukanga burinde, wasigara hano ukabuzi kurajana nabo bakaguhanya. Ubwo twagendaga bamwe tutazi n'ibirimo n'ibyo turi gukora ibyari byo. Ubwo indege mukemara guhanuka nibwo abagiye buyu nguyu batunyuzeho baragenda, bagenda tukumva ngo bamwe baguye, tukumva ngo bandi babakuye, tukumva ngo baguye. None hari babyara buyu n'ubundi barabazanye bafate hano mu tubungo, barabazana iwanje aho nari nturanye nabo ngabo. Abana twarabararanye mu gitondo, tumaze kubararana turabirirwana nka kino gihe, turuzi ikindi gitero giturutse yo hakujya bazaga bari kubambaye batabana kujya mu badarane, mwe mwabarire n'amafaranga mwe mutabishe, bati ni hahandi hanya. Ubwo tweme kuja mu gitero cyo kwica abo bana, bamaze kubica hano tutuye guke, ntiyo mpamvu umuntu avuga ibyo yahagaze ibyo atahagaze bakabireka. Abana bamaze kubica njya kuzana amasuka n'imiryango twari turi hamwe, abana turabashingura. Tumaze kubashingura, hari undi mukecuru w'umugabo none navuze wahariya nawe hejuru. Ubwo baraje badukura mu rugo n'ubundi tujana ndamukugera uwo mukecuru baramuzana nawe baramwishe, nawe turamushingura. Tumaze kumushingura habaye nk'ejo nibwo batangiye guhunga. Ubu narahunze ngeze muri Kongo, mu gihe cy'inta bari kumenesha muri Kongo, ndaza bahita bamfatanya ntari kugera mu rugo, banjana muri gereza. Kugera muri gereza namasemo imyaka 12. Ubwo ni igiti cy'umuvumo cyaje mu kutwigisha, numva biranyuze, ndasohoka nja hanze, ngeze hanze batenu kujya gukora tije, naje kuburana hano nkasanga abo bari kuvuga ngo barabatutse, ahubwo nibo banjye nasize, abangaba bakabanyereka nanjye nabakubita amaso, bari nanzi ko bashize. Ariko none amateka twumvaga ko abantu bagiye barapfa runaka, yapfuye gucya uko twagiraga ibanga rya hano, twagiye hanze tuvugisha ukuri kugira ngo tubabarirwe, tutenda niyo batwica, ariko imbere y'Imana tugapfa tugize gute twicujije. Ubwo narangeze hano nja gukora tije, nakoze tije imyaka 3. Mu kuza mu kugera hano tugumya kuja mu manama, bati no gutanga